Abanyarwanda namwe inshuti z'u Rwanda, uyu munsi turizihiza isabukuru y'imyaka 32 u Rwanda rumaze rwibohoye. Ndagira ngo ntangire nshimira ingabo zari zarapiye ku butwari n'ubwitange bagize ku byahinduye amateka y'igihugu cyacu. Benshi muri bo ntabwo bagize amahirwe yo kubaho kugeza kuri uyu munsi, ariko ibyo baharaniye biragaragara mu Rwanda tubona. U Rwanda rwamaze imyaka myinshi muri politike yo guheza, gutera ubwoba no kubiba amacakubiri. Intego y'urugamba rwo kwibohora yari ugusubiza Abanyarwanda ibyo bari barambuwe, kubaho mu cyubahiro kandi bafite agaciro. Icyakora ibyo bitekerezo bibi ntabwo byazimye burundu. Biracyariho mu buryo butandukanye kandi biracyagaragara hirya no hino mu karere kacu. Twabonye byinshi kandi twarababaye bihagije ku buryo tudashobora na rimwe gufata ibi bitekerezo nk'ikintu cyoroshye. Umutekano n'imiyoborere myiza ni umusingi w'ibyo twagezeho byose. Umutekano ujyanye no kubaho kwacu ntabwo tuwushakira gushimwa n'abahandi. Tudafite umutekano nta kindi cyashoboka. Niyo mpamvu dukomeje kuba maso kandi tugahagarara ku byo twemera. Ibyabaye hano muri iki gihugu cyacu ntibizongera, ku mpamvu imwe yumvikana. Ntabwo tuzabyemera. Ubu dufite urubyiruko rumaze gukura, rutigeze ruba mu mateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo. Nk'ababanjirije, urubyiruko rw'uyu munsi rugomba kumva neza ko nta wundi ufite inshingano ku Rwanda kurusha Abanyarwanda ubwabo. Hari abashobora kudushyigikira, hari n'abo tutemeranya ku bintu bimwe na bimwe, cyangwa se batumva neza icyo dushaka. Gusa icyo tuzi ni uko amaherezo bose bashobora kudutera umugongo igihe babishakiye. Twe nta yandi mahitamo dufite. Ni inshingano yacu kureba ko Umunyarwanda wese ashobora kubaho mu mahoro no gutera imbere mu gihugu cye. Niyo mpamvu kwibohora bitazigera birangira, ahubwo bizakomeza kujyana n'igihe, kandi bigaragarire mu mbaraga dushyira mu kuzamura imibereho y'abaturage bacu uko imyaka ishira. Ahazaza dukwiriye hari imbere yacu. Nidukomeza kubaka ubumwe, tukanga amacakubiri ayo ari yo yose, kandi tugashyira imbaraga mu byo twubaka dufatanije, nta kizatunanira. Ibyo twagezeho mu myaka 32 ishize birivugira. Dukomeze inzira nziza ariyo twahisemo. Mbifurije mwese n'imiryango yanyu umunsi mwiza wo kwibohora. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame.